Bakunzi ba Arabohora TV tubifurije umugisha w'Imana, turi kumwe na mama Axela aho tugiye kuganira mumaze kumumenya. Uyu munsi turaza kugaruka agakiza muri iki gihe bimeze bite, turi buze ahana ibitekerezo, ariko by'umwihariko tugwaye ikaze cyangwa se nawe duhaye ikaze mama Axela. Murakoze cyane. Yego. Yesu ashimwe mwese abakurikiye Arabohora TV, Yesu abaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Reka mbere ko tugira ibyo tuvuga dufata umwanya tubanze dusenge. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, uri Imana yera, uri Imana ikiranuka, uri Imana ifite itangiriro ikagira n'iherezo mu biganza. Uyu mwanya izina ryawe nirishyirwe hejuru. Nukuri ducishijwe bugufi cyane n'ijambo ryawe. Dukeneye kumva icyo uvugana natwe, dukeneye kumva impinduka, dukeneye kubona abantu bahinduka. Mwami Imana, turagushima kuko ari wowe tangiriro kandi ni wowe wabwirije iby'agakiza, urakiza ukabigaragaza. Mwami, uhereye kera kose nta yindi Mana iriho atari wowe. Ntabwo twahangara n'ukuri kuvuga ibyawe tweze. Mwami, duciye bugufi cyane. Amaraso yawe niyeze buri wese wumvira ijambo. Amaraso yawe niyeze buri wese wumva iki kiganiro, kandi amaraso yawe naza duhindure abana b'Imana. Turagusaba ngo utugirire neza, umwuka wera w'Imana ayobore mu izina rya Yesu, amen. Amen. Reka tuvuga nti turavuga ku by'agakiza. Mama Axela, iyo muri ino minsi COVID-19 navuga ngo bamwe bayise ngo ni ishungura, abandi bayise igipimo, bayise umunzani. Ubona ubukristo bahagaze gute muri ibi iyo ubirebye wowe? Ndabanza ndebe ku ruhande rwanjye. Jewe ku ruhande rwanjye ndumva ashaka guhagarara neza, nicyo cyifuzo mfite. Ubukristo rero mbona bukwiriye guhagarara neza, ariko hari n'abandi babutakaje. Rwose ntabwo navuga ko abantu bagikomeye cyane, bamwe na bamwe, ariko hari n'abakomeye, kuko nubwo insengero zifunze ariko iz'umutima ntizifunze. Kandi Bibiliya yavuze yuko umutima w'umuntu ari urusengero rw'Imana. Nje rero mbona yuko ahubwo no mu bihe turimo abantu bagakwiriye kwegera Imana cyane, bagasenga kuruta uko basengaga. Ubona ariko bimeze se? Ntabwo ariko bimeze kuri bamwe. Abenshi ubona baranamutse, ubu bibona rwose. Tunaganira uri numwe mu bayobozi mu matorero cyangwa se wakira amaraporo menshi, nubwo utagiye kutubwira ibanga ry'akazi, ariko harimo avuga bati ubukristo nyine corona yagaragaje ko ubukristo bwamwe bwari buregetse. Abandi bakavuga ati corona yerekanye yuko ibyo twavugaga mu nsengero twirirwa tubyina ntabwo twari twiteguye no kubijyana hanze mu gihe zidafunguye. Wowe ubona ute cyangwa wabyumvise ute? Jewe rero ukuntu mbyumva, numva nta kintu na kimwe gikwiye kutwambura agakiza, kubera ko umwami twakiriye ni umwami w'ibihe byose. Ari ibyiza ni umwami, ari ibibi ni umwami, byose arabitegeka. Rero ntabwo abantu bakomeye neza, abari baregetse n'ubundi barushijeho kugira intege nke, ariko kandi abari bakomeye bumva bashaka gukizwa, bamwe ndumva barakomeje. Hari abo njya mbona rwose bakomeje, tuganira akavuga ati ndakomeje urugendo, ariko abandi akakubwira ati se nakomera se gute? Inzara, kutumva ijambo rimpumuriza, kudaterana. Ariko mu by'ukuri umwuka wera wabahari. Mu yandi magambo, reka turebe uyu munsi iyo abantu bavuze iby'agakiza, iyo barimo bigisha agakiza, hari ababireba bakabona ni ibintu byoroshye, kubera yuko baravuga ati n'abajyaga babitwigisha se sinabonye nabo barabaye nkatwe. Ukabona muri make bari kubigenza. Ni irihe jambo bafite? Ibibazo byawe birakomeye, ariko reka mbabwire, abigisha agakiza n'ubundi baracyakomeje kukigisha. Baba ari abayobozi, baba ari abakristo basanzwe, barakomeje. Barakomeje kuko nta gisibya. Gukeresa agakiza byo rero
ntibikwiriye ko tugakeresa. ni ukuvuga ngo nta mpamvu yo gukeresa agakiza. ariko muri ibi bihe nyine twumvise cyangwa tunumva, navuga ngo ubona abantu bagenda ariko bakavuga ngo imbuto ngo zabaye nkeya, biterwa n'ijambo rike bakiriye, biterwa n'uko batarisobanukiye, biterwa n'iki? reka rero nkubwire cyangwa mbabwire, agakiza ni ikinege. agakiza ni ikinege, iyo wakakiriye uba warakakiriye, kaba kari muri wowe, sibyo? kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uko Yesu yari ari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora. nubwo umuntu rero we ahindagurika atari nka Yesu, ariko agakiza ko ni ikinege. ntabwo abantu bakwiriye guhindurwa n'ibihe ngo bibabuze agakiza. umuntu yagira intege nke, ariko ntabwo ari ngombwa ko atinda muri izo ntege nke, ahubwo reka mbwira abazigize bitewe n'ibihe nibagaruke. agakiza ni ikinege. ntabwo numva ukuntu wakwakira Yesu wumva umukunze birimo neza, ngo nusonza umureke. kandi Bibiliya iravuga ngo ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? mbese ni amakuba, ni akaga, ni inzara, ni ubukene? Pawulo aravuga ngo ibyo byose nta na kimwe gikwiye kudutandukanya n'urukundo rwa Kristo. abantu rero barimo batandukana n'urukundo rwa Kristo cyangwa bakareka agakiza, nibagaruke. ubwo navuga ko batari bahagaze n'ubundi, kuko niba umuntu ahagaze akaba azi yava n'iyajya, yagakwiriye gukomeza. ubu Kristo rero ni ikintu gikomeye umuntu akwiriye gukomeraho. reka mbivuge muri aya magambo, ahantu hari ikintu cy'agaciro niho abantu barinda cyane. Bibiliya ivuga ngo aho umutima w'umuntu uri ni naho ubutunzi bwe. very good. aho umutima w'umuntu uri cyangwa ubutunzi bw'umuntu buri niho umutima uzaba. yego, ni nk'ibyo. aho umutima uri rero niho ujya nyine. niba umutima waratumbiriye Kristo ukumva ariwe ushaka, niho ujyana umutima. niba kandi nabwo hari ibindi utangiye gutumbira, ubwo nibyo ujyamo. dore Petero cya gihe Yesu yamubwiraga ngo ngwino. ngwino. Petero yabonye Yesu agenda hejuru y'amazi, aravuga ati nk'iriya fenomene nkanjye Petero nayishobora kweri? aramuvuga ati uriya ni umuzimu, ninde muntu ugenda hejuru y'amazi? Yesu yamubwiye ngo iki? ngo ngwino. ngwino nawe ugende urebe ko ntari umuzimu, nawe byashoboka. arangije ngo aratambuka. Petero agenda hejuru y'amazi, atera intambwe imwe, biremera. iya kabiri biremera. iya gatatu atangira gutekereza ukuntu ari hejuru y'amazi, atangira kurohama. arohama. uko yavugaga ati kandi ubu narohama, arohama. kandi ubu narigita, arigita. agiye kurengerwa yibuka ko ari kumwe na Yesu. aravuga ati Yesu ntabara. Yesu ahita ahagarika iyo miraba yose. ni ukuvuga ngo rero agakiza nako, iyo umuntu atangiye gutumbira isi cyane no kureba uburyohe bw'isi no gutinya intambara zirimo no gutinya ibigeragezo, akumva atangiye kugira ubwoba bw'ubuzima, atangira kugatakaza. oriye yo gutumbira Kristo, kuko ari we wamuhamagaye akamuha agakiza. iyo umuntu atangiye kureba ku ruhande, birumvikana batangiye gutakaza agakiza. hari bamwe rero mu bihe bya korona bitari binoroshye, cyangwa no mu bindi bihe, njye sinanabona ko ari korona gusa, kuko ibihe bibi byahozeho n'ubu biriho, sibyo? kandi ndahamya ko hari n'igihe bizabaho. ahubwo nitugera mu ijuru nibwo tutazongera guca muri ibyo bihe, tuzaba turi mu munezero. nkamwe babigisha, dufite n'icyo adutegura ibibazo kutubwira mu kanya, ariko mubona, reka ngoreshe muri rusange, mubona hakwiriye iki kugira ngo hubakwe bwa bukristo budahindurwa n'ibihe, ubukristo budahindurwa n'ibihe? kuko ibihe bibi biraza. Petero baramujyanye ngo agere imbere y'abarimo bota umuriro, bati uwo wa mugabo we wari kumwe na Yesu, ati ni ukuri nkaba nanamuzi uwo mugati, n'imvugo yawe irakuranga. niko byagiye bigenda no ku bandi. ba Dema twarabumvise muri Bibiliya, hari igihe kiba abantu nyine bakanamuka cyangwa se bakavamo
bacokojwe n'incamugongo. Ariko hakorwa iki kugira ngo hubakwe bwa bukristo budahindurwa n'ibihe, ubukristo budahindurwa na circonstance, kuko ibihe byo birahari bikomeye, ariko hakorwa iki kugira ngo twubake bwa bukristo budahindurwa n'ibihe? Hakorwa iki ngo twubake bwa bukristo budahindurwa n'ibihe? Icya mbere, dutumbire Yesu, niwe banze ryo kwizera. Icya kabiri, tumenye aho tuva n'aho tujya, kuko numenya aho uva n'aho ujya ntabwo uzibagirwa intego y'urugendo, kuko muri uru rugendo dufite intego dufite intego tugomba kugenderaho. Niba abashoferi biga amategeko y'umuhanda, abatwara indege bakabyiga, abakristo nabo bakwiriye kwiga amabwiriza y'abajya mu ijuru. Rero icya mbere ni ukutibagirwa intego y'urugendo. Icya kabiri ni uguhora usenga ugahoza umutima ku biri mu ijuru, kuko urugendo turimo rurajya mu ijuru, kandi agakiza tuvuga nyine ni agakiza kaduhesha kujya mu ijuru. Niyo mpamvu turwanwa, niyo mpamvu tugeragezwa tukihangana, ni uko tuzi aho tuva n'aho tujya. Ku bari bamaze kwibagirwa intego rero, nibibuka intego y'uru rugendo. Ese intego y'uru rugendo ni iyihe? Ese Imana impa agakiza yari mfiteho uwuhe mugambi? Ese njyewe nemera gusiga byose nkayikurikira, njye nari mfite uwuhe mugambi? Ndumva aricyo nababwira, ni ukutibagirwa impamvu y'urugendo. Imana iguhe. Rero abadukurikiye turagira ngo n'ubundi ubafashe ijambo riri ku mutima wawe wagambiriye kubafashisha, kandi ndatekereza ko mu byo tuganiriye ubukristo bwawe, niba wowe udukurikiye niba bunanirizwa n'ibihe urimo, wongere usubire ku isoko. Bibiliya yaravuze ngo igituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo nuko batibutse iyo bavuye ngo basubireyo, baza kubikumbura babonye n'uburyo bwo gusubirayo, niko birivuga. Ariko ubwo bushobozi bari bafite ariko ntibabikora. Reka mama Axel adufashe mu ijambo ry'Imana duteguriye mu kanya gatoya kandi keza kumugisha. Urakoze cyane kuri aka gakiza twavugaga. Agakiza ni ikintu cyo kurinda cyane cyane, ariko cyane, kuko ahantu hari umukuru w'igihugu haba hari n'uburinzi bukomeye. Rero n'agakiza iyo ugafite uba ukwiriye gushyiraho uburinzi. Uburinzi ni Mwuka Wera no kugerageza kwera imbuto, kwera imbuto, kuba inyangamugayo, kuko uzasanga abantu benshi bavuga ko bakijijwe, ariko ugasanga ubunyangamugayo ntabwo. Ese ubwo agakiza katagendanye n'ubunyangamugayo kabaho? Ntabwo kabaho. Ubwo icyo gihe uba wadeviye, kandi dukwiye kuba mu murongo mwiza. Nubwo twaba abanyantege nke, ariko kameme tugerageze. Nubwo twabanyantege nke tugerageze. Muri 28 mu gushimisha avuga ngo ubugingo bwanjye bwahindutse ukundi, ubwo Yesu yanyinjiragamo bwahindutse ukundi. Mu yandi magambo, iyo umuntu yakijijwe ntabwo byihishira. Iyo wakijijwe abantu barabimenya, abantu bamenya ko Yesu yinjiye muri wowe. Imana iguhe umugisha. Yesu ashimwe. Bene data, dufatanije gucungurwa n'abandi bizeye umwami Yesu n'abifuza kumwizera, Imana ibaha umugisha. Uyu ni umwanya tugiye kuganira ijambo ryanditse mu Migani, igitabo cy'Imigani ibice 4 umurongo wa 23. Haranditse ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Amen. Rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa. Impamvu Imana ishaka ko turinda agakiza nuko dukwiriye guhagarara neza ku rugero rukwiriye. Imana nibaha umugisha mwese. Uyu muntu wanditse Imigani, Salomo niwe wavuze ngo rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa. Twarimo tuganira na Theo ibirebana n'agakiza. Ese ubukristo buhagaze bute? Ese abantu barimo barakizwa muri ibi bihe bigoye? Ibihe bigoye twavugaga ko byahozeho, ariko korona yo nibwo ikiba, kandi ni ikintu kitoroshye, gikomereye isi, gikomereye abantu bose. Ariko twiringira ko Imana ariyo murinzi wacu, ari nayo izadukiza. Agakiza rero Imana itubwira kukarinda. Impamvu Imana itubwira kukarinda ni ikintu gikomeye Imana yaduhaye. Mwibuke Imana iduha Yesu,
yamuduhaye kugira ngo aducungure tubabarirwe ibyaha, tugire izindi mbaraga ziri muri Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana reka tubwira ngo kera ntitwari ubwoko, ariko ubu turi ubwoko. Kera twari tutarakababarirwa, ariko twarababariwe. Imana itugirire neza. Satani rero ni umugome, ashaka kunyaga abantu agakiza. Akabanyaga mu buhe buryo? Satani ntabwo afite umugambi wo kukuvana mu rusengero. Ashobora no kukurekera mu rusengero, ariko akakwambura agakiza. Ari byo turi kugenda tubona muri iyi minsi. Ugasanga umuntu ni umuririmbyi, ni umuvugabutumwa, ariko agakiza wakareba ukakabura. Imana nidusure. Niho Yesu yigeze agera kuri cya giti cy'umutini ngo aracyitegereza, ariko akiburaho imbuto. Kuki yakibuzeho imbuto? Ngo ndetse yasanze icyo giti ari mu gihe cyo kutera imbuto. Mu by'ukuri hari igihe Imana ishobora kukureba izi neza koko kuri mu gihe kikugoye, ariko nabwo igukeneyeho imbuto, igukeneyeho kurinda agakiza. Ese abantu bazakizwa gute nutarinda agakiza wahawe? Abagahawe dukwiriye kukarinda. Agakiza nicyo kintu gikomeye umuntu atunze. Agakiza kararuta amafaranga, agakiza kararuta amashuri, agakiza kararuta gukomera kose waba ufite. Niba rero waragahawe, rinda ko gakiza. Niba kandi utaragahabwa, gasaba Imana ikaguhe. Agakiza ni ubuntu, ntabwo ari imbaraga z'umuntu, ni ubuntu Imana igirira abayo. Satani rero nababwiraga ngo afite umugambi wo kukureka ukaba mu nzu y'Imana, ariko agakiza ntako. Mwibuke igihe Abisirayeli bahungaga, Farawo yarabarekuye baragenda, ariko mu by'ukuri ntiyarabarekuye. Satani arakurekura akakubwira ngo ngaho genda, ariko uzakomeze gukora ibyaha, uzakomeze ugire umujinya, uzakomeze usambane, uzakomeze wibe. Abantu barimo barakora ibintu bitari iby'ubunyangamugayo. Imana irashaka ko bakijijwe bakora iby'ubunyangamugayo, bakora iby'agakiza. Imana nidusure. Nkunda kwigisha kuri izi nyigisho, numva arizo zimfasha. Impamvu arizo zimfasha ni iyi: nuko intego y'urugendo ni ukujya mu ijuru. Nubwo umuntu akijijwe neza ashobora gutinda cyane mu bigeragezo, agatinda cyane mu ntambara, abantu bakajya bibaza batari ko uriya wakijijwe kuki tubona ari uhorana ibibazo? Kuki tubona ari uhorana ubukene? Ese abakijijwe nibo bahorana ubukene? Reka rero mbibwirire, ubukene nta nubwo ari karande. Ubukene si ikintu gikwiriye kugutandukanya n'Imana, ahubwo wagakwiriye kumenya ko ari Satani urimo kurwanya, ukirukana izo mbaraga. Abantu bakunda kwibaza ngo uri nkuri yarabwiriza cyane, ariko ni umukene. Ese Yesu ubundi yazanywe no kuduha ubukire gusa? Yazanywe no kuduha agakiza. Wikwibagirwa intego y'urugendo. Ibindi byose Imana iduha ni accessoire cyangwa ni inyongera. Amafaranga ni inyongera, amashuri yaguhaye ni inyongera, ariko wikwibagirwa intego ya mbere. Yazanye Yesu n'agakiza. Mwene data ukurikiranye rero iyi cano yitwa Arabohora, Imana iragusaba gukizwa. Niki gusaba? Kuki agakiza kari kunanira abantu? Ni iyihe mpamvu? Kuki ubona abantu barimo bananirwa? Kuki ubona birimo bibahangayikisha gukizwa? Akavuga ati ninyizwa, uwajyagamo ibintu arabinyima, nabireke ariko ugumane Yesu. Haleluya! Nareke ubwo butunzi bwe ariko ugumane Yesu. Kuki abantu barimo bashaka gutakaza agakiza kubera iby'isi? Iby'isi tuzabisiga. Aha rero niho Salomo yavuze ngo dinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa, kuko niho iby'ubugingo bikomoka. Kurinda umutima ni gute rero? Kurinda umutima ni ukwera imbuto. Kurinda umutima ni ukumenya cya gihembwe uhagazemo kikugoye, ukagerageza ukabinyangamugayo. Twifashishije uyu mugabo witwa Esawu. Esawu yagize ikibazo, ashaka agurana umugisha we ibitukura. Ibitukura se ni ibihe? Mureke tuganire. Ibitukura ni ibihe? Ibitukura ni iby'isi bikurura abantu. Ibitukura ni bya bintu wananiwe kwihanganira ngo ugume mu gakiza. Mwibuke ko Esawu
yaguranye umugisha we w'umwana w'ifura awugurana ifunguro ry'umwanya muto. Reka mvuge muri aya magambo ngo reka gufata agakiza waruhiye imyaka myinshi ngo ukagurane ifunguro ry'umunsi umwe cyangwa ibintu biboneka by'umunsi umwe, ahubwo rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa. Rinda umutima mu byo uvuga, vuga nk'umukristo. Ubundi umukristo agira imvugo ye, umukristo agira ingendo ye, ariko usanga abantu barimo babivanga. Ugasanga abantu bafite kamere. Imana nidusure. Usibye umwuka wera wakuraho kamere, ubundi abantu bagira kamere y'icyaha. Rero ahangaha uyu mugabo yananijwe n'inzara gusa. Ibaza inzara kugira ngo ayigurane umurage. Nyine murabiza no makuru ya Esawu na Yakobo. Yakobo yakunda gufasha uturimo mama we, Esawu nawe agakunda guhiga akazanira inyama papa we. Papa we akamukunda cyane, ariko mama we nawe agakunda Yakobo. Mwibuke rero uko byagenze. Yaramubwiye ati genda wambare ikote rya mukuru wawe, ugende papa wawe nagukoraho arumva hariho ibyoya, kuko Esawu yari afite ubwoya. Noneho bituma rero aza kugira ikibazo. Imana nidusure. Natinze rero kuvuga ibintu byinshi. Dukwiriye neza guhagarara mu byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Yakobo yariyoberanije, ariganya umugisha utari uwe, ariko ntabwo nyuma byamugendekeye neza. Reka kwibesha ngo urariganya Imana cyangwa urabesha Imana ngo urakijijwe kandi udakijijwe. Urabizi neza mu mutima wawe. Muzajya munyihanganira iyo mvuga ibi bintu, mba numva bindimo, mba numva nabisangiza n'abandi ngo bakizwe. Reka kwibesha, kwiyoberanya. Ese kwiyoberanya mu bantu byakumarira iki? Utazabona umwami Imana. Umwami Imana ikintu asaba abakijijwe nuko bakizwa neza. Reka kuba utari we. Reka kugera hariya ngo use n'abariya, nugera na hano use nabo. Harimo abavuga ngo nukugira ubwenge, ngo reka ngira ubwenge. Ni byiza kugira ubwenge, ariko agakiza ko ni ikinege. Imana nidusure. Nubwo mbibabwira ndabizi ko ari ubuntu Imana igirira abantu kugira ngo bakizwe. Hari uwo byumva akavuga ati nuko wowe wagize amahirwe ukamenya iby'agakiza. Namwe amahirwe arahari. Amahirwe arahari ko mwakizwa, Imana ikabagirira neza. Dusomye hano mu Byahishuwe ibice 3 umurongo wa 11 haravuga ngo dore ndaza vuba, dore ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Dore ndaza vuba. Niba Imana ikubwira ko iza vuba, hariho bwa burinzi. Rinda agakiza kugira ngo udasubira inyuma. Dore ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Mu by'ukuri ikamba ni ukuriharanira, kandi ukariharanira nk'uko Imana ishaka. Bene data, nk'uko twavugaga ku gakiza, abantu benshi barimo baragenda bacogora basubira inyuma. Mbibutse ko intego ari ukuvuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibintu byose birindwa, kuko niho iby'ubugingo bikomoka. Umutima niwo umuntu yizeza agakizwa. Umutima kandi niwo umuntu abikamo ibibi bikagumamo. Imana itugirire neza. Hari igihe nigeze mbona abantu baje gukorera ibyaha ahantu muri hoteli. Reka mbivugeho gato. Umuntu aragenda avugana n'umukobwa, dore nibyo byeze, cyangwa n'umudamu, kuko abantu basigaye bajya no gusenya ingo z'abandi, cyangwa ugasanga nabo ubwabo barisenya, kuko ubundi icyaha ubwacyo ni ukwisenya. None icyo gihe mbona barazamutse. Noneho urebe ukuntu icyaha ari kibi. Umwe yagenda agacunga niba nta muntu uri bumubone. Ese buriya ko yacungaga ko nta muntu uri bumubone, hejuru ho yari buhacunge gute? Umubyeyi yari ahetse umwana, none hajya kwiba ibigori mu murima. Umudamu aragenda areba ku ruhande, arongera areba ku ruhande, abona nta muntu uhari. Yenda birashoboka ko yari agiye kwiba kubera inzara yari afite, ariko kwiba ni icyaha. Arangije ngo umwana aramubwira ngo mama, kurebye ku ruhande
ukareba n'inyuma ukareba n'imbere hejuru ko utaharebye uri hejuru ntakubonye. Imana itugirire neza. Nubwo abavandimwe dukunda kwihisha abantu, ariko mureke turebe Imana kuko iratureba, yiri hejuru mu ijuru, ibintu byose irabireba. Abantu benshi rero bakunda kureba ko nta muntu ubabona, kureba ubundi dukwiye gukiranukira ahiherereye. Imana itugirire neza. Reka turebe umugabo warinze agakiza. Twarimo tuvuga ku bantu batarinda agakiza, noneho umuntu warinze agakiza rero, umuntu warinze agakiza ni umugabo witwa Naboti. Naboti bashatse kumwambura uruzabibu rwe. Mwibuke ukuntu byagenze. Umwami aramubwira ati mpa ziriya mboga zawe cyangwa uriya murima wahinzemo imboga zawe nihingiremo uruzabibu, cyangwa wahinzemo uruzabibu rwawe. Ashaka kumwambura uruzabibu rwe. Ibyo ari byo byose murabyumva. Naboti aravuga ngo biragatsindwa n'Uwiteka, biragatsindwa n'Uwiteka. Kureka uruzabibu nahawe na ba sogokuruza bene data biragatsindwa n'Imana. Kurekura agakiza twahawe n'Imana, gukeresa agakiza Yesu yaduhaye, akababara bingana kuriya, akabambwa ku musaraba, agakubitwa inkoni nyinshi, akambikwa ikamba ry'amahwa. Hari n'igihe bamucunaguje baramubwira ngo niba uri umwana w'Imana imanure kuri uwo musaraba, niba uri umwana w'Imana ngaho ikize. Hari igihe icyo kintu Satani cyitwaza akagenda agusha abana baca intege, ugasanga barakubwira ngo niba uri umurokore ngaho se nahaharenge, niba uri umurokore kuki se uri munyura muri ibi, kuki se utabinyuramo? Ese umugaragu aruta shebuja? Yesu se we ko yabinyuzemo, Yesu ko yabinyuzemo akageragezwa. Satani yagerageje Yesu, amureba ari hariya hejuru, aramubwira ati ngaho manuka, niba uri umwana w'Imana abamarayika b'Imana baragusama. Ngaho ibaze nawe, urumva Satani watinyutse Yesu, wowe azareka kukugerageza? Ariko menya intego ko ari ukurinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa. Naboti yarinze agakiza ke, nubwo yaje kugambanirwa umwami amugirira nabi. Ariko urebe ukuntu Satani ari umubeshyi bene data. Munyemerere turebe kano kantu. Ese kuki uriya mwami yamwakaga uruzabibu cyangwa akamwaka uwo mwanya uruzabibu rurimo, kandi umwami afite ibintu byinshi mu gihugu? Aho harimo akantu. Kuki yamubeshaga akamubwira ngo rumpe ndaguha n'ahandi hikubye? Nuko yari azi ko Naboti afite icy'agaciro. Bene data, agakiza gafite agaciro gakomeye, ntabwo dukwiriye kugakereza. Rero abantu bari kureba ku bintu by'ako kanya, ntibarebe ku bintu bizahoraho. Imana nitugirire neza. Nagenda ntanga ingero nyinshi. Saduraka, Meshaki na Abedinego barinze agakiza, bemera guhagarara nubwo bari mu bigeragezo. Nawe rero Imana iragusaba ko urinda agakiza, uhagarara neza. Kandi bavandimwe, ubuzima turimo budusaba no kwicisha bugufi. Ntago bikwiriye ko abantu bishyira hejuru. Imana niyo yo kubahwa yonyine. Uko waba umeze kose, icyubahiro waba ufite cyose, amashuri waba ufite yose, amafaranga waba ufite yose, ibyo byose bizagarukira hano mu isi. Imana ikintu idusaba rero ni ukurinda kano gakiza twahawe, cyangwa se wowe utarakakira. Imana irashaka ko ukakira. Imana nitugirire neza. Wowe utarakizwa, wowe wumva ubigerageza ariko bikakunanira, Imana igufitiye imbabazi, Imana igufitiye imbaraga kugira ngo igushoboze. N'ubuntu Imana ikugirira. Ariko se urabyemera? Niba ubyemera, turi buze gusengana Imana. Rero ntatinze, nari nababwiye ngo rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa. Imana itugirire neza. Agakiza gakomeye kuruta ibihe turi kunyuramo, agakiza gakomeye kuruta ibintu byose uzacamo. Agakiza ni Imana, Imana yaduhaye dukwiriye kurinda. Imana nitugirire neza. Reka rero twinjire mu mwanya w'umusozo. Dukwiriye rero gutindana n'Imana. Kugira ngo urinde agakiza, ugomba gutindana n'Imana. Ugomba kwiga uburyo wakiranukira ahiherereye, aho abantu batakubona, ukabigira intego. Ukavuga ngo nubwo umuntu atambona, pasiteri wanjye atambona, umushumba atambona, ariko ngomba gukiranukira ahiherereye. Erega Satani yiba ahari ubutunzi. Imana itugirire neza. Reka dusenge. Waba ufite ikibazo gikomeye, waba warananiwe mu rugendo, waba se warakijijwe ukumva warushizemo imbaraga,
waba se ufite ikibazo cy'uburwayi bugukomereye, waba ufite n'ikigeragezo mu rugo, ubona intambara zikugoye, ubona satani arimo akurwanya cyane, kaza umurego ubwira Imana ngo Mana ndambuye amaboko ngirira ubuntu. Tudatinze reka dusenge Imana. Imana nitugirire neza. Mwami Imana yacu, uri Imana ifite imbaraga nyinshi, tugufite ntitwifuza undi murengezi. Wowe ntujya uhemuka, wowe ntujya unanirwa. Abantu twebwe tujya tunanirwa, situwasiyo z'ubuzima zikatunaniza, abantu b'abanikorayiti abo Bibiliya ivuga bakatunaniza, ariko uyu mwanya dusabye imbaraga z'agakiza, imbaraga zo kukarinda, nk'uko iri jambo ritubwiye. Hari abari baracitse intege ariko bifuza kugaruka, hari abari batazi iby'agakiza ariko bagize amatsiko yo kukamenya. Aba nabo turabasengeye mu izina rya Yesu. Hari ibihugu bitazi Yesu, Mana turasaba ngo wigaragarize abantu kandi umare abantu ubwoba, kugira ngo abantu bahagarare neza. Nubwo bigaragara ko abantu bacitse intege, abantu bananijwe n'ubuzima bacamo, abantu bananizwa n'intambara zitandukanye, ariko ducyashye uyu mubi uhora urwanya abera mu izina rya Yesu. Dusengeye iyi mitima yari yarumagaye, yari yarakamutse, yari yaribagiwe inzira. Mwami, bibutse inzira y'urugendo. Mwami, abantu be kwibagirwa urugendo rujya mu ijuru, kuko mu ijuru niho tuzaruhuka. Haleluya! Mu ijuru niho tuzabona amahoro, mu ijuru niho tutazageragezwa, mu ijuru niho ibiturushya tutazabibona. Turi muri iyi si, dushoboze gukomera, dushoboze kwambara imbaraga. Duhe Mwuka Wera kugira ngo adushoboze. Aba bantu bumvise iri jambo, Umwuka nashorera iri jambo, Umwuka nahindura imitima yabo, Umwuka nabakure muri ibi bibazo, Umwuka nakize izi ndwara zikomeye, Umwuka nakize kanseri, imitima, amadiyabeti, ari abarozwe kuko nabyo bibaho. Bose turabasengeye mu izina rya Yesu. Ari ingo ziri kugeragezwa, ari abafite abazi benshi. Jambo ryatubwiye ko umwanzi tugira ari iyi si n'umubiri na Satani. Abo Satani ari gukoresha kurwanya abandi, ducagaguye izi mbaraga mu izina rya Yesu. Dusabye Umwuka w'Imana kugira ngo aganze kandi ategeke. Izina ry'Imana ya Yakobo rishyirwe hejuru. Mana turasaba kugira ngo uzaduha iherezo ryiza, ubwo uzavuza impanda ntituzasigare muri iyi si. Kandi birangaje abantu baha Umwuka Wera wo kubagarukaho, wo kubakebura, kugira ngo bahagarare neza badasizwe n'uburiganya bwa Satani. Aba nabo bakwakiriye aribwo bwa mbere, mbaraga z'Imana nizibakingirize. Abagambiriye kukwakira, abaguye, mbaraga z'Imana nizibagarure mu izina rya Yesu. Ubwere bw'Imana nibube kubera, kandi abantu babo banyakuri, abantu babinyangamugayo, bavuga Imana bareke kuyivuga badakijijwe, ahubwo agakiza katubemo rwose. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.